igisaba mu kibonye gitangaza ewana Tiger B no yataye mujya mumushiki cyangwe yatayeho yinjiriye kwa Bruce urabona bamwe kwiriye kujya ni harahi wow alright yamba ko arasa neza Tiger ariko wagira ngo ntiwakubonye ababari wabapepera ukababwira in the building and of course adorning the blue colors today. Welcome sir. ngira ngo okay so Bruce mbere yuko wicara rero The Choice Live. Ladies and gentlemen, reka nongere bayikaze mbifurize kugira ibe byiza mwebwe mukurikira The Choice Live, mwebwe mubana natwe umunsi ku munsi. Nitwa Freddy Musoni nkuko murimo kubibona ndi muri mbuga City Walk ahazwi nka Car Free Zone, ahasanzwe habera ibitaramo bigiye bitandukanye ariko nanone habera imyitozo cyangwa se siporo rusange. Guess what, twaje kubera iki? Tuje hano muri New Groove, ni The Ben, ni Bruce Melody, bwa mbere for the very first time bagiye guhura. In fact nko myaka 5 ishize n'ubwa mbere bagiye guhura no kuri pano usibye mu gitaramo kirimo kwitegurwa kizaba ku itariki ya mbere. Abanyamakuru ni menshi, abafana nabo baje kureba what's going on. The Ben ahura na Bruce Melody biraza kuba bimeze bite? Naga abantu bose barimo kubitekereza iyo image, nta muntu wigeze uyitekereza ugiye kugarura nko mu myaka 3 ishize, nta muntu watekerezaga ko tuzabona hari tuzaba twicereje kubona Bruce Melody The Ben bicaye ahantu hamwe. Dushimire Tiger B na bagenzi be batekereje gukora iki gitaramo cyabaye ku nshuro ya mbere, kiba umwaka ushize kigenda neza cyane, ariko kuri nshuro batekereza kuzana Giant 001 nkuko arimo kwiyita igitangaza, umuhanzi udasanzwe, umuhanzi ukunzwe cyane. Niyo mpamvu navuga ngo gumana natwe umenye byinshi bitandukanye. Ariko hano turi n'abanyamakuru batandukanye nkuko nabikubwiye, The Choice Live twibera mu myidagaduro. Ndimo nareba Rugemana Babu Amen, umunyamakuru dusanzwe dukorana ku isi by'umwihariko muri The Choice Live, abafite ibintu byinshi byo kuvuga, ukuntu atanga ibitekerezo bikaba birenze. Last time yavuze ko Knowless akwiriye kugiranwa na The Ben, and this time ari ahari kugira ngo atubwire iyi battle, iyi collaboration arayibona gute. Babu, what's up? Yes ashimwe. Umeze neza? Umeze neza. Nakubona wateretseho. Ari wowe se. Ese ko wakize ko amarinete afashe ikiburi? Atuma nyinira izuba se urabona ritamenye imbwa gahanga hano. Ibaze ko nyina muri kwira. Ngo ryamenye imbwa gahanga hano. Aho gutamenya kwambara ari ibibazo. Turi hano muri mbuga City Walk. Aba bounce already batangiye. Urabona icyo bita mu bouncer bro? Arabanza kaza kareba ukuntu ibintu bimeze. Kitaramo cya bounce. Ko muri ari bo benshi. Cyane ahubwo yabona icy'abanyamakuru. Yes, turi hano igitaramo cya The Ben ariko cyatumiwemo Bruce Melody nk'izina rinini ridasanzwe. First of all, ukimara kumva cyangwa se ukimara kubona ino collaboration iri confirmed, watekereje iki mu mutwe wawe? Birafasha showbiz, birayihombye iki? Nge natekereje amafaranga, ntekereza imikoranire. Erega buri ubushuti kuba Ben na Bruce baba inshuti ntacyo bimariye, nta n'icyo bimariye umunyarwanda. Ahubwo ibyo bakorana wenda bashobora kubona nicyo gishobora kugira akamaro. So bo nibashaka bajye bagenda bapfundana imitwe, bagire ibyo bapfa n'ibiki byose, ariko nibura imihanda yo n'ibihari byose babyaza umusaruro amafaranga. Nicyo kintu n'umuntu yavuga kuva kera. Bashwana cyane yahageze ubwo mubi cyane. Yes, uri tureba twebwe ni collaboration between them. Yes, uko natwe ko mufata se ba collaboratinze n'ibitaramo nk'ibi binini cyane yuko vanamo umutwe sha cyane yuko uri kumva bishobora nyine bizabyara amafaranga bitanga ibyishimo ku banyarwanda, ndetse kandi binazamura showbiz yacu ko n'igitaramo nikiba kinini kizatrendinga no ku isi bose babone bati how comes abanyarwanda babiri bakora bino bintu. Tujya tubona mu bindi bihugu wenda biterwa na population banagira. Urabona ko abanje gupuriza hano ibintu bita bouncer bro. Urabibonye ati cyane igitaramo cyateguwe na The Ben ntawamenya. So na mafaranga muri rusange, ariko abantu bakavuga bati ihangana rya Bruce na The Ben. Yes, wap yeah, zose habaga nandi nimbo zihari, ndavuga ama hit songs, hari ukuntu byambaringa abantu bakagira ngo koko showbiz yacu vibe, ariko none niba yemera gukorana bifite ukuntu noneho bizajya down. Ntago bagiye gukorana bro. Nuvuga ngo nimba muhure n'umuntu muri projet ntago bivuze yuko ihangana rirangiye. Nibyo nakubwiye ngo
bo nibashaka bajye besurana ku ruhande ariko ikintu nk'iki gikenewe kibyara amafaranga ntawe ukubwiye ko umwe yaje gufata irembe wabo wundi ngo bakundanye ntawe ukubwiye yuko umwe yasuye undi mu rugo ngo bagize gute uri kumva so rero icyo tureba twe n'akazi abantu ntibakaninje no mu bundi bushuti buhambaye kuki badasurana kuki batagira gute cyambere turi kurana n'ibikorwa kano kanya n'ikibahurije imbere cyane yuko n'itangiriro biravuga yuko n'ubundi kuba nyine yajemo hano na Benaza ari bitaramo byinshi azajyamo so urumva ko n'itangiriro ryiza ry'imikoranire hagati y'abo bagabo babiri umuntu yavuga ko bahedinze ino showbiz muri rusange uno muziki muri rusange ningira amahirwe ndaza kubaza icyo kibazo aba bahanzi ariko reka nkiguhereho ni ibintu byiza ihangana ni ikintu cyiza kigomba kwimikwa umuziki kirakora cyangwa ni ibintu bibi byo kwirindwa n'ikimenyimenyi iki gitaramo nicyo kwiyunga ngiye kuri ngewe competition ni ikintu cyiza ku isi hose competition ariko iri fair nimba tugiye mu kibuga ari ugukina reka dukine nimba dukinisha ibyo tugomba gukinisha nimba tugiye ku anganye officially ariko bakabigumisha mu buryo buri professional kuruta uburyo buri personal nicyo rero kimataringa ariko competition ikintu gikomeye cyane gitanga akazi cyongera imikorere ndetse kikanashyushya showbiz n'ibindi muri rusange The Ben ku nshuro ya kabiri yagiye gukora The New Year Groove igitaramo kigiye kuba icyambere cyagenze neza ikiri kigenza neza si navuga ngo si etape irabigoye kuzabona indi show nziza nini oya nuvuga ngo abantu abenshi batari creative batekereza ibyabaye bakatekereza ko ari urugendo rurangiriye nuvuga ngo n'ibintu twabitekerezaga nuvuga ngo ubwonko bwicara bukora nuvuga ngo kano kanya turi kubona yazanye Bruce next time ushobora kubona na Bruce akirimo akongeramo na Knowless mushiki wanjye urumva none ugasanga undi mwaka yongeyemo Riderman yongeyemo King James cyangwa azanye n'abahanzi bo hanze yakoranye na Diamond yakoranye n'abandi batandukanye so iki nicyo turi kubona ariko ntabwo bivuze ko ari ryo rangiriro ry'ibitekerezo by'abamutekereza cyangwa nawe ku giti cye Bruce Melody wabonye ukuntu yambaye ntabwo ndabibona Bruce Melody niba ndebye neza yambaye nkona manager yambaye yambaye niba ari ibara rya blue yambaye nuza imyenda ya blue hose kabisa n'amashene mu gatuza urabona ko n'umuntu wabyiteguye hari umuntu wahoze atebye ati ukubita indi hano mu cyango abama yerekanye ko na oya uyu munsi ntabwo ari show fashion case ntabwo ari ukwerekana imideli uyu munsi buri wese ni ugusobanura impamvu kino gikorwa gihari n'ibyo ahishiye abanyarwanda n'ibindi ari bubazwe byose ariko nyekereza ko iby'imyambarire wenda Ben ntabwo babura kuza kubimubazaho ariko ntabwo nyine ku myenda ntabwo Ben nyine Bruce yita ku myenda cyane kurusha Ben rero turi hano Bruce Melody tumaze kumubona amaze gukata hano mbonye dansa urabibona ko protocole kabisa irahagije niba no barabisha ari bahanzi bonyine yego itangiriro ryabo ibintu biri seriye nta by'umuterankunga ngo iruhande nta bya manager singaba se bicaye hano urashaka kuvuga se ngo uri bubakize bona nibafatana kwibaza igihe ibintu byakomera biraza kugenda ntabwo byakomera bariya abagabo bose ubu yanaba hari inyuma ya The Ben mu bijyana n'inyuma cyane bose ni abagabo bubatse urukumva bafite n'abana ADN ariko ndibuka ya The Ben niba muri iki cyumba hatarimo ibisamagwe harimo ibitanda ariko ibikorwa nk'ibi ngibi bifasha iki imyidagaduro yacu mu ishusho yagutse bifasha ibintu byinshi ubundi akenshi press conference mu bindi bihugu press conference ari ikintu kinini cyane kinini kabisa ko ni part yo kwamamaza igitaramo nkuko batekereje kuzana no mu mbuga bakavuga ati n'abaturage nibashaka bazi bagararira inyuma nabwo ni part of the promotion so bari gukora promotion n'ubundi so bivuze ngo biri kubafasha already n'umuziki muri rusange kuko kano kanya umunyamahanga uri gutembera hano ari kubaza hariya habaye iki n'abandi bo mu Rwanda bari gutegura show baje gukora press conference n'abandi batandukanye no kwishyiramo no hagati ni ide nziza kabisa ku de chapeau kuri Muyoboke na team yose ya Ben yabiteguye n'abari kubafasha batekereje ikintu cyiza kuri no press conference Nese nimba umuturage usanzwe yemerewe kwinjira umunyarwenya w'igitangaza
waheruka kubona ino press conference yaba ari nk'iyakanga ubonye nini mu Rwanda nini mu Rwanda yabaye kabisa ubona abantu bakangaranye ngira ngo press conference nini mu Rwanda bakomeje gusuzuma mu byumba byacu hano inyuma niba nta sinzi ntabwo nigeze mbyitaho ibyo ntabwo nabyitaho hari ukuntu urumva uvuga uti ngewe indi narabonye press conference ya New Year Groove nayo nabonye yaje abantu benshi ugiye kureka kongera gutekereza iki gitaramo yakangahe ibonye ngira ngo gutegurwa neza uko bisa iyi niyo yanjye kunganira amateka y'umwaka ushize ariko mu bunini bwo harama uzarebe nk'iyo mani Mushyoma Joseph yakoze igitaramo Bobo iwacu na muzika cyangwa ikindi uzarebe press conference bihari bro amakuru benshi cyane nabo mu ntara waba yabazanye so wena navuga mu gutegura neza kuba babyitayeho ariko kandi nta mugayo nyine n'amazina manini arimo nihangana ariko nujya kureba umubare w'abanyamakuru nta muntu ujya ukora press conference ngagire abanyamakuru benshi nka Mushyoma Joseph wakoze cyane babu Ruwa Safari byagenze neza ibyo byagenze neza cyane ndanabashimira abantu bose turi gutegura trip ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri ku munsi w'intwari tuzagenda ku murindi w'intwari kujya kumva amateka kujya kumva ababohoye igihugu intwari zacu ko zabigenje twigire mu birenge byabo kugira ngo natwe tuzabe intwari kugira ngo amahoro baharaniye twebwe tutazayarengwa tukarema ibihe bikomeye ku gihugu so tuzajya ku itariki ya mbere ariko kandi ku itariki 28 nabwo z'ukwa kabiri tuzajya mu Kagera kujya kureba intare ndashaka kugenda nkahobera ingwe urukumva ukanayizana mu haba n'igisamagwe nkagenda nkahobera n'igisamagwe nkakinweza kabisa ukanigatanye ndebye ku rubuga rwa Centrica bamwe mu bafatanyabikorwa bacu yitwa Babu Rwanda Rugemana Amen ati urebye protocole iyi press conference navuga ko ariyo ya mbere ugiye no nabonye abantu bamwe bari na live ibintu byacitse aba MC uko muri kubibona side ya Bruce Melody iriho uwitwa David Bayingana side ya Deben iriho Hamisango David Bayingana ni inshuti cyane inshuti magara ya Deben batangiranye bagrindinganye since day one ari kuri pano ya Bruce ariko hino hari Hamisango umunyamakuru wa Radiant TV 10 umunyamakuru udasanzwe w'umuhanga cyane uri pose ubona ibintu byabikora neza The New Year Groove Bruce Melody is coming Tiger B is coming nuko muri kubona Izayireka ndashaka yinjire tureba ntabwo turimo kubibona ashyireho Deben umubona yiyizira let me see for the tiger bati tiger as you can see as you can hear one more time ladies and gentlemen urimo kubibona reka turebe tiger ngo yambaye ate aba bounce bapfutse mu maso ya ntare tunamubona niwe wipfutse igisamagwe kibonye igitangaza ewana tiger be no yataye mujya mumushi icyangwe yatayeho yinjiriye kwa Bruce uramubona bamwe kwiriye kujya ni harahi wow alright yambaye ko arasa neza tiger ariko wagira ngo ntibakubonye aba bapepera ukababwira ati muri aho alright haguruka thank you so much ladies and gentlemen Deben in the building. Deben amaze kugera hano ngira ngo kubibona dutegereje cyane mwakoze kandi Kamitsi yakikijwe na Yenje na kikijwe na Airtel akikijwe na Bank yinjiye akikijwe na Centrica costume y'ibara ry'umera nka pink urumva uramubona mbere na mbere tuguhaye ikaze urabona ko yambaye nk'umupapa ufite umugore kabisa hari imyenda umuntu yambara ukabona yo yambaye nk'umupapa wubatse kabisa muraoneza Tiger B Thank you so much. Ndabashimira cyane kuba mwese mwitabiriye iyi gahunda idasanzwe. Iyi ni press conference ibaye gutya mu mateka ya industry yacu. Ibi byose tubitekereza ku bwanyu ndetse ndagira ngo mbere yuko ngira ikintu ndenzaho ndagira ngo nshimire aba partners bose dufite muri iki gikorwa dufite kizajya ku mugaragaro ku itariki ya mbere z'ukwa mbere. Nk'uko mubizi umwaka ushize twakoze amateka murabyibuka ndi kubabaza umwaka ushize amateka twakoze murayibuka. So this year
we are bringing it again tubizanye nanone mu bundi buryo kandi buri special. So niba ufite inkweto rwose isa nkaho ihengamye uyikureho taro kuko ku itariki ya mbere z'ukwa mbere rurambirana. Thank you so much. Ndabakiriye kandi I'll see you in a minute. Oh yeah, round of applause one more time for the band, ladies and gentlemen. Maze rero hari igihe ladies and gentlemen, one more time for Bruce Melody. One more time for Igitangaza in the building. And of course, adorning the blue colors today. Bruce, welcome, sir. Oh, ngira ngo, okay. So Bruce, mbere yuko wicara rero, Bruce, mbere yuko wicara mu kanya, twari tumaze kumva The Ben aduha karibu ahangaha, ariko noneho ni akanya kugira ngo imbamutima zawe kano kanya mu rwego rwo gusuhuza n'abadukurikiranye bose ikikuri ku mutima kuri uno munsi w'amateka. Kumeze neza. Naje hano kugira ngo tubashe kuganira ku bijyanye n'igitaramo cyo ku itariki ya mbere. Usanzwe mubizi gisanzwe kiba, hanyuma iby'imiziki ibyo tuzi n'ibyo dusobanukiwe n'ibyo dukora, witegura ibintu byiza. Murakoze. One more time, a round of applause for Bruce Melody, the only Igitangaza. Now, kano kanya rero munyemerere kugira ngo tubanze duhe cyangwa dukeze abafatanyabikorwa bacu. Mu by'ukuri reka mpere rero kuri Airtel. John, can you please come along and say something, John? The Choice Live.